Emmanuel nkorera muri Elite Paradise iherereye Kimironko mu Bibare. Aho zigereza umanuka gatoya ukagera ku rusengero rw'Abangirikani, hegeranye neza ni munsi y'urusengero ku gahanda ka kaburimbo, amarembo aregeranye n'urusengero rw'Abangirikani. Icyo nabwira abanyarwanda, umwihariko wacu dufite ahantu heza ho kwicara, ahantu twakirira abantu hateguye neza mu buryo bwa kinyarwanda, hari umwuka mwiza, klima nziza. Tukagira n'ahandi mu nzu abantu bicara bakaganira, abantu bashaka kuganira ibintu byabo se bari mu nama cyangwa amabanga yabo, ku buryo bicara ahantu mu byumba bakazamura akazi kibashaka ku rugero buri muntu wese akeneye. N'ibiribwa byose turabifite, ariko cyane ibiribwa bya hano nibyo kenshi biza bikurura abantu, kubera ko bita chicken rice ni umuceri w'ipirawu se, ari uburyo ushakamo, ushaka ipirawu cyangwa se ushaka umuceri w'umweru, uzana n'inyama z'inkoko biteguye neza, hariho agasalade, hariho avoka, hariho ibitunguru, hariho inyanya, mbega buri kimwe cyose. Tukagira n'ikindi kintu twitiriye hano abantu benshi bakunda cyane cyitwa elite meat. Ni inyama z'inka zivanze n'amafiriti, noneho ziriho fromage iri fonti. Ni ibintu biryoshye cyane abantu bakunda, haba abana, haba abantu bakuru, byose barabikunda cyane. Tukagira nyama ncoma nziza cyane, tukagira lagu de chèvre, ni inyama y'inkoko, ni inyama y'ihene, inyama nini cyane iza iherekezwa n'ifiriti. Tukagira amafi manini cyane, ifi guhera ku 15, 17, uko zigenda zirutana, 15, 17, 20 na 25. Tuyigurisha 13, inkoko y'inzungu tukayigurisha 15. Ngira aho ibijyanye no kunywa, tugira amakokuteri meza cyane utasanga ahandi. Tugira Long Island, tugira adafite alcohol ku bantu badakunda alcohol nabo barisangamo mu makokuteri. Tugiramo za Mojito Virgin, tukagira Virgin alcohol, mbega abantu bose barisangamo.